abagabo waryamanye nabo wakubaza ngo umubare ni bangahe? Ni benshi cyane. Ese nkubwiye ko ibihe byabaga iyo bimeze neza amafaranga yarabaga ariho nacyuraga 15 cyangwa se ubwo n'umubwa abagabo nk'igihumbi baragezemo bararenga kuko nanjye nigeze kubitekerezaho. Ubu Puridanse Ikarito iba mu PS5 byabaga bimeze neza mu byumweru 2 nabaga nzimaze kandi nta yapfuye ubusa. Najyaga mvuga niyo suka ndisheshe Kigali ntago nayifata nabi. Ukuntu nagiye ku muhanda nyura umuntu twumvikanye amafaranga tugeze mu rugo ari nabyo bintu bica umuntu intege. Tugeze mu rugo arambwira ati se unzoga ashaka ko turwana ashaka ko dukoreraho. Ndavuga ati ntago bikunda. Turadiringa ubona mfitiye impuhwe. Keza arambwira turarenda yaratirebye nakugiriye impuhwe. Abazanye urukeza rumfatiraho mu ijosi. Nagiye rero nari nkiva mu kirokore. Nagiye niyambariye n'urujipo rukubura hasi. Abagabo bambonye dore nabo rero bigiye kwa satani agukwakira yiruka. Keza mu ijoro rya mbere ndakora ndavuga ati atabona narahombye. Yes, reka nizere ko gahunda zimeze fresh, nizere ko amahoro nta kibazo na kimwe gihari. Natwe turakomeye turashima Imana. Ni Albert niyo nsaba kuri screen zanyu bamaze kubona mu tugiye kuganira. Ubwashize naje kumusura yatoye umwana muto uruhinja ariko tuhageze amashimwe ari menshi kuko yagiye akura kabisa ku buryo bugaragara. No munsi rero twifuje kuganira nawe tumenye ubuzima bw'umwana uko buhagaze ndetse tuganire n'umubyeyi afite story nyinshi afite ibyinshi yasangiza abadukurikiye, yaba kugira inama abana b'abakobwa baza kuba badukurikiye ndetse n'abandi ba mama ndetse n'urubyiruko benshi cyane ntago yabura icyo atubwira icyo dusangiza bitewe n'ubuzima yaba yaraciyemo cyangwa se n'ibyo abona no ku isi nawe imyaka afite ntago ari mito yakuye atagira icyo dusangiza. Mu tuguha ikaze. Urashima Imana cyane. Nageze agatebanga twegerana. Gashize nari ndanga rero umukobwa we yatowe umwana muto w'uruhinja nyirango dukwiye ku mashusho babonye umwana ko yakuze ari ukungi uti ari kwiza twamuteje inshinge ejo wowe wagiye kumukingiza. Yego. Ubuzima bwe bumeze bute rero? Ngubu ubuzima bwe bumeze neza. Ndashima Imana ko agenda akura nk'abandi bana ameze neza. Nubwo nyine hazamo ibibazo by'uburwayi ntago yabibura ariko ubundi nta kindi kibazo. Ubwashize turi kuganira arambwira ati ikintu kingora ni imibereho ye kuko kurya nyine ntago byoroshye ukumva n'umwana muto wari ukwibere rya nyina ariko yarakeneye amata n'ibindi byinshi bimufasha kugira ubuzima bugende neza. Urukumbwira ko kubibona ari ibibazo n'ubu ntaratangira kurya no kunywa gusa. Ndacyari mutoya ubu ngubu ndabara ko bije amezi 3 n'igice ni ukunywa kurya bwo ntago aratangira kurya aracyari umwana. Hanyuma rero kugira ngo ibyo kunywa biboneke ni ibintu biri kuborohera urebye? Ni intambara, ni urugamba rukaze cyane kubona amata yiwe mbese ni ibibazo. Ni ibibazo. Uretse umumama umwe witwa Goreti ujya ungurira amata nanjye ubwo nyine nkiyeranja nta wundi muntu ubwo nyine ugupfunda imitwe nkaguza mu baturanyi nkaguza hose nyine kugira ngo mbone ko yakugira ejuru. No kuguza mu baturanyi n'ibindi kugira ngo ureke umwana yakigira ejuru. Nabonye byaje kabisa kamubwiye ngo congratulations ndagushimiye kandi ukomereza aho ngaho n'abandi bagira neza mudukurikiye rwose. Hariya ni Clementina cyangwa ngeze izina naryibagiwe. Oya nitwa Clementina. Abantu badukurikiye mushobora gufatanya na Clementina. Uriya mwana nubwo nta mubyeyi wundi tuzi ariko agakura afite ababyeyi. Ntago kuba ufite umubyeyi wakubyaye nyine hari igihe bitanga ngombwa ko ukorana n'uwa cyangwa se urerwa n'uwakubyaye ariko umubyeyi wese wabyaye nkuko tuvanga umwana n'uw'igihugu n'umubyeyi wabyaye ugomba kubona umwana ukamukorera inshingano nk'izo wakorera umwana wawe. Aba ari byiza cyane kuko ushobora kugira ikibazo nawe ntumenye uko kurerera bitewe naho waba wagiye cyangwa se ukava mu buzima
ibisi ihora ihindagurika, ihindukana n'abantu rero cyangwa igahindukana n'ibintu. Hari igihe nawe ushobora guhindukana nawe bikaba ngombwa ko umwana wawe arerwa n'utaramubyaye. Se bazabikora bagendeye kuki? Harimo abazabikora kuko nawe yafashije abandi babizi neza, bimwe bazabikora kuko bafite umutima w'urukundo, ariko byaza byiza babikoze kuko nawe hari ikindi kintu cyiza wakoze, bakabikora bari kukwibukira kuri icyo kintu. Kugira ngo ndakubabwira ngo ineza yiturwa indi, nabyo ni ibintu bishoboka cyane. Hanyuma Clementine, hari umuntu wabonye utora uriya mwana rero muri commentaire nagiye mbibona abandika bati nta muntu wata umwana ntaki, ati bikorwa n'indaya n'ibiki. Gusa icyo mpamya cyo nuko bya bintu bikorwa n'umuntu nyine uba waratwaye inda, n'umuntu atari mu buzima busanzwe. We guta umwana ku muntu bifata uti? Rero abantu ntago bafite imitima y'abantu iratandukanye, ntago batekereza kimwe. Wabona atari n'iyo ndaya, none se indaya niyo yata umwana, wabona ari n'umwana wo mu gipangu cyangwa se ari n'umugore. Icyiciro cyose burya umuntu afite umutima mubi ntiwamenya. Ubu hagati aha ngaha uvuga ngo washinja ngo n'uyu nguyu wabikoze n'uyu nguyu, wabuhemutse ko nanjye simuzi. Nakomeje kwicara ntegereje mvuga ati wenda ejo n'ejo bundi azaboneka, ndaheba. Ubwo rero nibwo niyakiriye ndavuga ati nta kundi nyine nzamuhigira nk'abandi, Imana niba intije ubuzima nkiriho. Ntago renze umuntu yaba yaramutaye aho yaba aherereye cyangwa se ibyo yaba akora, cyangwa se ngo nkavuga ngo ni uyu wo kwa runaka cyangwa ameze atya, ntawamenya. Kuko mu gihe cyari gishize nabwo aho dutuye hepfo nabwo hari ntawe ubizi ko ntago byakorwa n'umuntu utuye mu mudugudu mutuyemo cyangwa hafi aho ngaho. Mu gihe cyashize nabwo hari mu myaka yari yashize, hari umuntu wari warataye umwana we amutuma ari nk'agahinja, nk'uwamubyaye amubyarira mu gihuru aramujugunya. Icyo gihe nabwo induru ziravuga, ariko ntago ari hamwe kuko ndamutaye mu gihuru hafi y'umunara y'unguyu wa MTN, karanapfa dusanga isazi zikuzeho mu maso hano hose. Hari undi akana kavuye ku ishuri gahuruje ngo abonye akana kapfuye. Ntago bamumenye icyo gihe, twase tubibwira abayobozi baraza, haza n'abapolisi baramujyana nyine. Ubwo rero uwo ntago wamenya uwo ari we. Muri karitsiye iwo mutuyemo no hirya no hino, kuko iyo nkuru yaramenyekanye hirya no hino, yaba ari umuntu wo muri karitsiye baba barahise bamubona. Rero sinzi uwamutaye, ariko aho yaba ari hose nta mutima yaba afite. Ndumva nawe kuba ariho, ndumva nawe nta mahoro abifitemo. Clementine, uri umubyeyi w'umwana umwe, nari nifuje kuganira nawe, navuze nishaka kumenya amateka yaranze Clementine, imikurire ye, aho yakuriye, kuko buriya ni gake cyane umuntu ashobora gufata initiative yo kuvuga ngo ngiye kurera umwana mutore, nubwo yatawe mutore murere nyimugire uwanjye. Ushobora kubikora kubw'imibereho wagize cyangwa se kubw'umutima wa kimuntu ufite. No munsi nifuje ko twaganira ku mateka cyangwa se ku buzima bwa Clementine, kuva amenya ubwenge kugeza amagingo yangaya. Ubuzima bwawe bwabaye buhe? Kuzura umukobwa nk'abandi, imyaka ingahe kuzamura kugeza ubu ngubu nyine kugeza umenya ubwenge, ubuzima bwawe bwari ubuhe? Ubundi mu buzima busanzwe navuga ko butari bwiza, ariko narahumekaga umwuka bazima. Mu buzima busanzwe aho namenye ubwenge nta data na mama mbona, baho gutyo nyine mbindushyi, ndaruha nk'abandi, nca mu buzima bukakaye bubi bugoye ni birebire. Ariko mu buzima naciyemo bwose mpora numva ko umuntu ari umuntu. Ubwo rero umwana kuba turi kumwe tarutse ubuzima naciyemo, numva ko umuntu ari umuntu wese ujya ku mwana. Mu gukura nyine nta babyeyi ufite, wakuze wakuriye mu miryango, byagenze bite nyine? Iyo story niyo nshaka. Ni ukuvuga ngo njyewe nakuriye kwa nyogokuru, ubwo nkaba umwuzukuru, twarabuzukuru benshi, ariko nyine ubona ari urugo rutifashije, turya rimwe ku munsi, nabyo kubibona akaba ari intambara, twabibona tugashima Imana. Ngezemo hagati
ubwo twarabuzukuru be abakobwa be bari barapfuye mu ntambara, twarabuzukuru nka 5 twese aturera, kandi nawe nta bushobozi afite, nta kintu afite akora. Bo biba intambara, marume watureraga arapfa, ubuzima bwawe burahindutse mbega cyane. Noneho maze guhinduka icyo gihe ndumva cyaragezeho twabaga Kimisagara, keraho tugiye bitewe n'ukuntu inzara yatwicaga, tujya kuba mayibo ariko tugataha, ntabwo twararaga mu muhanda. Twagendaga nko mu isoko rya Kimisagara tugatoragura ibirayi, kumwe imodoka ipakurura tukayiruka inyuma, amakara, ibitoki, buri kimwe cyose cyerekeye cyo kurya tukabizamukana, tukabyara mu rugo ngo tugateka igisafuriya tukarya, mbega tugahaga twari benshi. Kubwo buzima mu kubukuramo nyuma yaho nibwo nagiye kuba umuboyi, nkora ahantu habiri. Mu gukora gutyo mujya ku muhanda mutoragura ibyo kurya, nta kwiga umwana akora kugira ngo bamujyane ku ishuri, ibyo ntabwo byashobokaga nkaho ukuraga mw'ubwo buzima nyine bwo gutoragura. Nuko rero cyangwa wageze ugera kwiga, twarigaga kuko nyogokuru yavuze ati nimwige muzamenye gusoma no kwandika, muzamenye aho icyapa kiri. Ubwo nigaga Kabusunzu, ubwo naba niziye ikigoroba nkagenda igitondo, ubundi abasikaga bagenda mu gitondo, ntabwo bajya bagenda nimugoroba. Ubwo nigaga igitondo byarangoraga akaba ari handi inzara inyica. Ubwo nkoreramo nakwiga ikigoroba nkajyayo ndiga, ngeze mu 3 tuba turimutse tuza inaha Kagugu. Mukuza Kagugu ndongera nsubira mu ishuri, ariko noneho ibyo ngibyo gusaga aho ngaho nsa n'umuntu byirengagije. Ahubwo nkajya nkora ibiraka muri weekend yo kuvomera abantu, gutera amajaride, nkashaka icyo nkora, nkacuruza utuvoka ngo mbone amakayi, mbone n'iniforume n'inkweto. Tambayeho nyo, ubwo igihe kigeze nyogokuru abarimutse aragenda, yajya kwegera aho azabasha guhinga. Ngewe ubwo ngubwo mpita nguma inaha, ukaguma mbashatse akazi ko mu rugo. Mu gushaka akazi ko mu rugo nkora ahantu habiri, ndakora bigeze finali nyine ndavuga ati maze gukura, nabonaga maze kuba inkumi nyine, ndavuga ati nta mpamvu yo kugira ngo bajye bansuzugura, nshaka akazi njye nkora ntaha. Ubwo nabonye akazi Kicukiro, ubwo nari ncumbitse ku mama w'inshuti yanjye. Ngiye umunsi wa mbere ngiye ku kazi, garutse ndaza neza nyine, ubwumva amafaranga nayakoraga nyajyana muri urwo rugo. Umunsi wa kabiri baba baranyinubye kubera ko nabaga Kicukiro, hajyana umunsi w'Ikinamba, nangiza nkahita mfata amaguru nkaza ino. Baranyinuba ngo ndi gutinda, nayo mageze saa 4. Mu kunyinuba kandi ubwo natahaga mbere y'abandi bakozi nk'umuntu watahaga kure. Ubwo mu kunyinuba nibwo bankingiranye banga ko ninjira mu nzu. Kwanga ko ninjira mu nzu hanze kugangika. Ahantu nagiye rero niho hankururije ibibazo nyine, umuntu uraye hanze. Sinarimenyereye kurara hanze nubwo narindi mu buzima bubi, ariko naryamaga nk'abandi. Ubwo mbaye aho nyine birancanga, ubwo mba ntangiye bwa buzima bubi. Kurara hanze uravuga ati nibyo niho hankururije ibibazo. Iryo joro kuwo munsi wa mbere urara hanze, hari ibibazo wahuye nabyo bitewe n'uko utaraye mu nzu waraye hanze? Nta bibazo byabura, ijoro se kaba ari ribi ku muntu utaranarimenyereye. Byambereyemo ibibazo, aho bavuze nkagira ubwoba, imbwa zikamuka nkagira ubwoba. Ubwo rero naje gukubitana n'abarara bagenda, umuntu w'umugabo ajya kuncumbikira. Bukeye mba ndaje, mu kugaruka nyine ntangira ubuzima bubi. Yagiye kugucumbikira ari umugabo? Ugeze mu rugo se wasanze hari umugore babanaga cyangwa abandi bantu, cyangwa ari we wenyine? Yabanaga na nyina, ko twageze ku muryango arambwira
atuceceke timana na mama hano nuvuga ntago ubona aho uryama ninda nyonyomba arancumbikira ndaryama saa 11 nabwo ntago naryamye ngo mari bitotse kubera ibibazo nari nikoreye ndi gutekereza aho ngiye kujya ntago nasinziriye. Ariko iryo joro yakuretse wararyamye nta kibazo cyangwa yaraje murarana? Ntago yakureka bagabo b'Ikigali se ntago yandetse nyine yankoreye ibyamfura mbi ndihangana ndavuga atari ko mbone bukeye baracya nditahira nza kuganiriza umuntu ikibazo mfite arancumbikira turabana ubwo aho ngaho niho natangiriye nanjye ubuzima nk'abandi. Aho ngaho watangiye ubuzima nk'abandi uri umwana w'umukobwa ukiri ku iyo myaka mitoya ababyeyi ntubazi aho wabagana kwa mukecuru wawe aho wakoreraga akazi utaha n'ubundi ni ku bashuti bawe ugiye gutangira ubwawe buzima ugiye kwimenyera gato n'ibiki byose ubwo buzima rero witangiriye wabanye ute nabwo? Ubuzima nitangiriye bwarangoye nyine bwarangoye biramanza birancanga mu buryo bwose bubaho ko bigeze aho ndabyakira ndiyakira ndavuga ati ubu nta kundi uko niko Imana ibishaka. Nta kundi uko niko Imana ibishaka. Reka pointing wenda ku bana b'abakobwa bibana bajya bagira batya hari igihe bigeraho nyine umwana byita iby'umubiri hari n'igi cyangwa se hari n'igihe bigeraho ukumva akazi k'imbone ntugashaka bikaba ngombwa ko nk'umwana w'umukobwa yakishora mu busambanyi bwo kugira ngo ajye asambana n'abana bamuha amafaranga ibintu nk'ibyo benshi babyita ngo burayi. Ibyo bintu byegeze bikuba ukavuga ati akazi k'imbone ndakanze reka nishakira akanyorohereza? ntago nigeze mbitekerezaho ngo ntekereze akazi k'imvune kuko nkabona kampaye amahoro nayo nkora ntaha ariko ugakora ahubwo ibintu bizakubaho ntabwo ujya umenya aho biturutse. Ubwo nanjye nabyisanzemo ariko ntago nabigiyemo ngambiriye kuvuga ngo ntago nakora ntago ari uko byagenze nabyisanzemo bitewe n'uko nari mbanye n'uwo nari ndi kumwe nawe ari byo yakoraga. Wari wagucumbikiye yakoraga umugabo w'uburayi hanyuma mu kubyisangamo yaragiye uramuherekeza yazanye umugabo urana nawe yazanye umugabo umwe haza babiri muri babiri urana nawe muri ubwo buryo mu kubyisangamo nyine wabyisanzemo gute? Kubyisangamo ntago yazanye babiri ngampumwe yaje yasinze arambwira ndyamye ati dore rwose ati dore araryamye ati vaye tujya guhiga amafaranga y'inzu nuko byagenze ndamubwira nti mbigenze nte arambwira ati dore ngerageza umugabo uzana uzajya umuha Puridanse ati ni akazi kawe bakagutera inda uzabyimenyera kandi bakagutera na sida ibyo ngibyo uzabyimenyera tujye ubigenza gutya na gutya birantonda kuko ntari mbimenyereye mbikora nyine kubw'ubuzima. Habaga nubwo nacyuraga n'umugabo bakamunkura hejuru nyine ko ntari mbimenyereye ntazi ibyo ari byo bazi ko yanyishe cyangwa se nawe n'ikibazo bakaza bakamunkura hejuru njye ntarabimenyera. Nuko rero ku munsi wa mbere bitangira mwagiye aho yajyaga bakura bagusanze aho ngaho byagenze bite? Yanyanye ku iseta ye njyanye ku iseta ndahagarara numva iyo ugezeyo bwa mbere biba bigoye kuko barakubwira ngo manzi usobere iseta wajeho rwose twabaga turi kumwe ntagire unkora yagenda bakankubita igeze ndavuga ati rero aba bantu ntabwo nzababamo igihe azaba adahari wegire mu mabwate akansiga nca ruhinga ngiye nkajya kubasorera nyuma uwo mfasha akankurura unkubise urushyi nkamuhereza. Ubwo iryo joro rya mbere twari turi kumwe nyine nta kibazo ndakora nyine bisanzwe ndayamuhereza. Ijoro rya mbere wese ubona uwo mu byumva kimwe? Nagenda rero nari nkiva mu kirokore nagiye niyambariye n'urujipo rukubura hasi abagabo bambonye dore nabo rero bigiye kwa satani agukwakira yiruka
ati kiriya ni igiturage, ati nicyo dushaka, ati ntikibimenyereye. Nambaye ijipo ijya ku birenge, ngeze mu ijoro rya mbere ndakora, ndavuga ati ahubwo nari narahombye amafaranga abayaga bampemba ukwezi, nyinjije umunsi umwe. Umunsi wa mbere warakoreye angahe? Ntabwo nyibuka, ariko nzi yuko nayakoreye nkishima, nkavuga ntuhuye n'umushahara nakoreraga ukwezi kose, bantuka ngo ibi sinabikoze, yishe ibingibi bantuteza, none nyakoreye ntirutse. Nzi ibyanjye nta numburanye. Ahubwo nari narahombye, abantu barakize, turabana bezemo hagati, biza kuba ngombwa ko ngewe dushwana. Ariko dushwana tudashwanye dupfuye, ikintu kigaragara abana bamwe ubuzima bapfa ubusa. Abaturanyi baravuga ati ni gute murya imvange kangahe, ati dore yisukishije. Nari nakoze mvuga nti hene nisukisha, nari njya ku muhanda nkeye bangure, ati dore yisukishije, ati muri iyi mvange gatatu, ati n'ukuntu yenda yari nshyashya ikora ibona abagabo. Ubwo byaramubakaje, ari nijoro nicaranye n'umugabo mu kabari, nanywa agafanta ntara nko ku nzoga. Araza arambwira ati mwiza ufunguze rwanye ntungarukire mu nzu. Aranyirukanye ndigendera, kwigendera njya ku mugabo, arambwira ngo turararana. Numva ndishimye nyine ho nagiye kubona aho ndara. Naramubwira ati niba bimeze gutya basi mpita iki nitahire nigire iwacu, mu mafaranga naguhaye arayanyima, aranutsa n'imyenda arashaka kuyinyima. Ubwo kuri finale ukuntu byagenze rero, uwo mugabo twaragiye turararana, akayansiteresa buri kanya, nangiye gusinzira ati hano waje kuryama, ati sohoka agenda. Ntabwo nari nzi kuvuga ati kutampa amafaranga, arambwira ati fata 1000. Ndamubwira nti se basi wamerekeje ukansubiza aho wankuye, ati niba utazi inzira urorere. Kuma ndaje mbona umukobwa harimo ndamuganiriza, arambwira ati we nkucumbikira ugende. Gitondo arancumbikira, bukeye mu gitondo nibwo nahise njya kundi umukobwa w'urugo iwacu umuganiza ibyambayeho, nawe ari indaya. Ndamubwira nti wampaye itike nkataha, atahubwo kugira ngo uhite ikidore ndi mu cyaro, nahasanze umukozi we. Ati ndi mu cyaro, ateka nkutiza aho ngaho iwanjye ubuhakorera, ushaka itike ushake n'ubuzima. Ubwo narahageze ndakora muri iryo joro, ntangira gutekereza gutaha. Undangira inama, arambwira turataha ujya hehe, wagumye hano ukishakishiriza imibereho ugashaka ubuzima, nubwo ugiye mu cyaro kumara iki? Ubwo nibwo nahise mbivamo, ndakora mpita nishyura akazu k'agashamburete. Iyo kujya kureba umugabo we wabyitaga gukora, niko mwabyitaga? None se si akazi nyine, babyita akazi, bavuga ko bagiye mu kazi nk'abandi bose, nuko bimera. Hari ikibazo cy'amatsiko buri muntu yagira, urabona kugira umuntu akora imibonano nuko bari kumwe n'umuntu babishaka bose, iki n'ibiki, buriya abantu bakora umwuga abikora bishaka cyangwa nta mafaranga bayishakira? Kareka nta mafaranga bayishakira, ntabyo abashaka. Buriya mwaba muri kumwe se akishima ate niba ntabyo ushaka? Niba bikureba kizima nuko akora ibimuzanye akagenda, rwose ibyo byo kwishima ntabwo wakwishima, ubabaye ariko kubw'imibereho ukavuga uti kanihangane. Ubwo rero wowe uragerageze, yaguhaye menshi wowe ukamwereka ko nta kibazo, ukamuganiriza neza, naho undi nta byishimo ntabyo. Nese mw'icyo gihe umwese ukuri, mw'icyo gihe gukora ibyo ngibyo, hari bwo yegeze gukora ibyo ngibyo wishimye uvuga uti ndi kubikora nishimye, ni uri umunsi umwe ukabaho? Ngira ngo imyaka nabibayemo sinigeze nishima. None se wakwishima ute? Amara kugusambanya akagukubita, akanga ko kwishyura amafaranga mwavuganye, waherayo wishima? Ntabwo bibaho. Hanyuma rero uragiye, none ugiye mu buzima bwawe wenyine, ukoreye amafaranga, wishyuye inzu, ubayeho, none ugiye kubaho wigenga nta wundi muntu gusakuriza. Ubwo nyine nanjye nahise mera nk'abandi, nyine mfata geto yanjye, ntangira guhaha udukoresho nk'abandi, dusafuriya, dushuka. Bantangiye ubuzima nyine bugoye, mbabamo ndihangana. None ntabibamo yishimye, bose babarira, ariko nyine kavuga uti nta kundi, Imana izangira neza mbivemo,
cyangwa se mbigwemo nk'uko n'abandi babiguyemo, ni uko nyine gutekereza. Ese iyo wabonye ikibi cyabaye kuri mugenzi wawe wowe ntutekereza uvuga ati bino bingiye kubivamo nta kiza cyabyo? Ni ukuvuga ngo icyo kibi kibaye kiguha isomo nyine ukavuga uti so wabivamo ra, ukagira n'ubwoba. nk'ubu hari bagenzi banjye bagiye bapfa amarabirane, mukaba mwari kumwe nimugoroba bagacyura umugabo ntumenye icyo yamuhaye ngo ahite apfa, ukumva nyine ubwoba burakwishe, ukavuga uti nze mbivemo. ariko hashira iminsi ukavuga ati nishake nzapfe nk'abandi bose, inzara irakomeza kunyica, nzaho ndi bukuri ibirayi by'abana. nuko nyine ugenda wihebye ariko ukagerayo. N'ibyo gihe wabaye muri ibyo ngibyo, ni uwuhe munsi utazibagirwa ukora ibyo bintu wakubereye mubi kurusha indi minsi yose? nta mwiza nabonye, ariko wambereye mubi ni ukuntu nagiye ku muhanda nyura umuntu twumvikanye amafaranga, tugeze mu rugo ari nabyo bintu bica umuntu intege. tugeze mu rugo arambwira ati si inzoga, ati n'iki yumva ushaka kumugurira kirekire cyo kurya no kunywa? ndambwira ati ngurira nta kibazo. ukungurira ubwo ndavuga nti umuntu n'umwana mwiza da. oya ntabwo ari ibyo, ahubwo umunsi wambereye mubi mu buzima naho nacyuye umugabo tuvuganye turi 10,000, turagenda arayama rubanda. tugezeyo ashaka ko turwana, ashaka ko dukoreraho, ndavuga ati ntabwo bikunda. turadiringa ubona mfitiye impuhwe. keza arambwira turarenda yaratirebye nakugiriye impuhwe, abazanye urukezo rumfatiraho mu ijosi. hakimara rero kumfatiraho urukezo mu ijosi, ndavuga ati ngaho bikora ariko ureke ntaha amahoro. uwo ni wo munsi mubi wambereye mubi mu buzima bwanjye ntazapfa nibagiwe. yari yaguhaye ariko 10,000 byawe? yarayampaye, ariko nawe nyine yankoreye ibintu bibi mu buzima. ubuzima ni birebire kuko ntabwo nzapfa mbyibagiwe. ndetse yarinyeje ibyo mwumvikanye. none se yageze amfatiraho urukezo araniga, ati nakugiriye umubuti wundi nta keza kanyu ndaya murabe kwicwa. ati igihe naguhereye aramfata aranigagura. bigeze aho ndavuga ati nta kibazo, aho kugira ngo nyice bikore mbone mvuye hano amahoro. ubwo rero uwo munsi, iminsi mibi ni myinshi muri njyewe mba nibitsemo mbereye mibi kuri jye, ariko uwo niwe munsi ntazapfa nibagiwe. kugeza izi saha rero nawe uri mu washima Imana uvuga uti Imana yarakoze kunkura kwa biriya bintu? ari umuntu ukubwira uti njye nagerageje n'ibishoboka byose ariko byaranze, wowe imbaraga zawe yizeye kugira ngo ubone imbaraga zigukura, ariko navuga bati umuntu ngo wakoze uriya mwuga kubeshya ntago yabivamo. sinzi impamvu babivuga. ubundi hari ibintu biba bitandukanye. ubuzima kubuvamo biragoye. nanone yego ubonye wakijijwe abivuyemo neza agafatisha aba ari neza, kuko nta cyabasize inyuma, haba bavuye arahazi. noneho kubivamo biroroshye, wowe ubwawe ntago bibamo ukurikiye indonke, uvuga ngo ukurikiye ngo umugabo, ngo ukurikiye runaka. wowe ubwawe niwe wifatira umwanzuro mu mutima ukumva urabihaze. rero ufite icyo ukurikiye n'ubundi uragaruka. ariko igihe ureba ibintu birimo bibi gusa, ibitakubaye biba kuri mugenzi wawe uyu munsi gutyo hahora udushya. ni wowe wifatira umwanzuro gutya n'umutima ukumva urakwemeje, kuko nagiye mbigerageza nkamara 5 nkamara 6. umuntu ni wowe wifatira umwanzuro. biteye ubwoba. ukimara kuyivamo se bwabo mwahuriraga mu mwuga barakoroheye, cyangwa nawe ayo mafaranga yakoreraga byagiye bikorera ntagiye babivemo ugahura n'ubukene ukavuga ati wasubira wabivuyemo cyangwa ari igihe byageraga nyine ukasubirayo kubwo amafaranga?
icyo gihe inzara yarakwicaga kareba icyumweru cyose utarya wiziritse umukanda kavuga uti reka nsubireyo nishake nzagweyo aho kugira ngo inzara inyice umugabo azaza nkuhure nigendere. ugereranyije wamaze mu ubwo buzima bumazemo imyaka ingahe ugishyizeho iyo wavuyemo inzara yakongera ikakurya ikasubira wabumazemo imyaka ingahe? 7. uvuye nk'abagabo 100 bataruzura. oya baba babeshya bababeshya baranarenga ariko nyine baba babeshya. ngiyo ngabagabo bo bayijyane barizi bayijyana sinzi ukuntu babivuga ngo umuntu arasaba. eka nuko beshya ko tutasaze se cyangwa abandi basare ubu bararenze. ese ntihari igihe ku munsi iyo wabaga bimeze neza wacyuraga 10-15 umunsi umwe abantu 15 mukaryamana cyane rwose. urwara umugongo se? kareka warabimufashe nk'akazi nyine ubuzi tekinike y'akazi. none se njye nshaka kumenya mu by'ukuri njye iyo ndi kubyumva njye ngira amatsiko iyo uri kuganira n'umuntu uramubwira nyine aza aderinga nyine nk'umuntu muri kugura ikintu akakubwira ngo ndaguha ngahe mu by'ukuri aza ate? icyo gihe mugeri wanyu mwabirangije kuko uza kumugura bari abagabo baza kugura indaya nabo bameze nk'indaya arahaza ati bimeze bite? bimeze neza. none mbwire ku giciro bimeze bite? kamubwira igiciro mukumvikana ati we munaniranywa akigendera wo mwumvikanye mukumvikana akagenda muhaba ibiciro byo mwamaze kubyuzuza. ku giciro bimeze bite? cyangwa bimeze bite? kambwira ati bimeze bite? nkatamubwira ati ntayangana nayo ntayo mfite cyangwa se tugende uko mugacirikanya nk'abandi bose nyine aho wumvisha ushaka ukamubwira ati tugende. hari igihe rero umuntu asinda bikaba ngombwa ko akora ibyo ngibyo ahatari hakwiye gukorwa bamwe bakajya mu toilet y'amakabari bari kunyweramo wahantu wegeze ukorera niba nabyita bya mfurambi cyangwa ahantu wegeze kuryamanira n'umugabo iyo utekereje ubu ngubu uvuga ati koko umuntu ari kumbona hariya byavuga ngo iki nihe mwegeze muryamanira ku buryo utekereza ubu ukavuga ati bwana nari ndi mu bikiko? iyo najyaga mu mabote mu tubari nageraga ubwoba kuko nakundaga gutinya abantu b'amabonsa banini. ubwo ntamubwiraga ati kodesha royi tugende cyangwa se uze tujye mu rugo iwanjye cyangwa se kuko ntabwo nakunze kujya aho abagabo kuva uwo mugabo yafatiraho urukezo byahise birangira tujye iwanjye cyangwa se hari n'abatinya ati ndaje muri abantu utanyicira mu nzu mukiyeranja mukajya nk'inyuma y'inzu mukiyeranja ukabona urayacyuye cyangwa se yaba ari umukire akagushyira mu modoka ugasoza ibyawe ukigendera. igihe wigeze usamarira mu modoka? ntabwo byabura umuntu wese wabaye mu muhanda nzi ko ibyo bintu byamubayeho ahari. biteye ubwoba. kugeza izi saha muri iyo myaka 7 wamaze muri ibyo bintu nicyo ujya wicuza gikomeye kurusha ibindi? icyo nicuza ni byinshi cyane. hari amahirwe agiye ancika menshi, hari ibyo nabuze, hari uko mba ntekereza ati mu myaka 7 yaba narubatse nk'abandi, nkaba narashatse ubwo mba narateye imbere twarubatse tukajya inama. nicuza byinshi, nicuza umubiri wanjye umubiri ngo utabushira ngo umubiri ngo ntushira ariko nyirabyo n'ubyumva nyirabyumva nese ubu iyo ugiye bakagukubita urushyi ukaza wabyimbiwe bakagukubita inkoni ko hari igihe n'abanyerondo batwirukankanaga bakadukubita bakadufunga hose. ubwo se urumva umubiri wanjye uba utarahombye, umuntu aba afite ibikomere byinshi ku mutima yagiye ahura nabyo by'ibihombo. abantu barakuze bajya bemera ko wabiretse burundu cyangwa ubundi baracyashidikanya kwa kuri navugaga? umuntu uza ko ari we wimenya n'Imana ye, ubundi umuntu aho yagukekera byinshi
ariko umuntu niwe wimenya n'umutima we n'Imana ye. Kugeza ubu ngubu ingaruka rero ubana nazo bitewe n'iyo myaka 7 wasipendinze mwabira bintu, ingaruka ubana nazo ubu wasobanurira umuntu niziye, ya mu buryo bugaragara, ya mu buryo ubana nazo zabaze kurima abantu batazibona, nize ngaruka ubana nazo rwose uvuga ati sinzi ko zizanakira bitewe na buriya buzima? Ntabwo ndumva ibyo ngibyo ari byaba biri kungora, kuko ingaruka zo ni nyinshi cyane. Ndetse Imana yonyine yomora ibikomere, ingaruka nazo ni nyinshi. Ntabwo numva ko zo nakwirwa nzivuga. Ubwo mu gihe Imana yanyuma y'igikomera hari nzambwiye. Hanyuma tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu, hari umuntu ushobora kugira ngo mufatanye kugira ngo ubuzima bw'uriya mwana nanone bugende neza, wari ukumbwira uti amata asigaye anywa, ukumbwira ko cya gikombe cya hariya cyitwa ariya mata y'abaha abana yitwa na ruzungu nayifungiye, ngiye kuyagura njyana igikombe ko ntabwo yanditse mu Kinyarwanda. Igikombe bakisomera cyangwa se nkayabereka aho nyagurira, nkatungira urutoki hariya, kuko ibirimi biriho ni izo mu mahanga. Ubu tugiye kugana ku musozo, ariko ikibazo ngiye kukubaza uragereranya. Ikibazo ngiye kukubaza uragereranya cyangwa nimba warigeze wicara ukavuga ati gutya na gutya ikaba rimwe kabiri? Tugana ku musozo w'iki kiganiro ugahita utangana nimero, abagabo waryamanye nabo wakubaza ngo umubare ni bangahe wawibuka? Oya, ntabwo nawibuka. Ugereranyije ni benshi cyane. Ese nkubwiye ko ibihe byabaga iyo bimeze neza amafaranga yarabaga ariho, nacyuraga 15, 10, naba namanjiriwe nka 5 cyangwa isubwo sinumva abagabo nk'igihumbi baragezemo. Bararenga kuko nanjye nigeze kubitekerezaho, ndateranya hareba nk'ubu Puridanse Ikarito iba mu PS1, byabaga bimeze neza mu byumweru 2 nabaga nzimaze, kandi ntayapfuye ubusa. Uko ngewe nagiye nkoresha Ikarito, ntago naguraga detail, naguraga agakarito yanga ariko kamara iminsi. Byaba bimeze neza ibyumweru 2 utwo tuntu 100 aba ndatwepuye. Abaga bijana ukabura bahetse ntayapfuye ubusa rwose. Urumva ntago najyaga avuga niyo suka ndisheshe Kigali ntago nayifata nabi, ariko amafaranga avuyemo n'ubundi ntumuvumo ntumenya hagiye. None subwo nago sinzi uriya bikoraga nyine umvaga umugongo utari kukurya, cyangwa wenda sinzi ubwo buryo mwabikoraga umugongo kurye cyangwa icyo gihe rero mu bibazo byose uri nabyo urahurwara, urahurwara ukakurya ukagura ibinini, ariko ukihangana kavuga ati nta kundi nyine. Mva Imana rwose izakomora ibikomere. Birashoboka ko barabigiyemo ku bw'ubuzima cyangwa se kubw'izindi mpamvu zindi, ariko ibibaho bura Nyagasani abazi impamvu yabyo. Nta ubajya bavuga ngo ntago Nyagasani yatuma umuntu ajya mu bibi, ariko hari n'igihe rwose Imana ikubwira uti wagiye mu mwuga w'uburaya kuko nabishakaga, cyangwa se niho nashaka. Sinzi ntago nyine ibintu by'Imana tubyumva bitandukanye, ariko icyo nagusabira Nyagasani azakomore ibikomere gusa, nicyo nagusabira. Dusoza rero ushobora kuduha nimero zawe kugira ngo abaza kugukenera baze kukubona byoroshye. 07 8 5 8 4 4 8 6 5. 07 8 5 8 4 4 8 6 5. Urakoze cyane. Nyagasani akomeza azagushoboze rwose, ntazagira ikizaza ngo kigusubize inyuma, kitume urenga ku mugambi wahaye kuko utazongera gusubira mwabura buzima. Yego. Umwana ngo asiga nk'amata y'Inyange. Amata yose ndamuha, ariko Inyange
iyo amata yashize cyangwa bimeze nabi njya ahantu habi nk'akamisha ubwo ay'inyange nyamuha nyine bambwiye ko ngo ariya ngo aba arimo turuduwi ngo aba atari meza ku ruhinja ubwo ariya yo ntabwo nyapfa kuyamuha. ngira ngo abadukurikiye ngira ngo mwabyumvise ushobora gufasha uno mama kugira ngo ubuzima bw'umwana bugende neza. Kora subscribe mutarayikora. Njye nari Albert Niyonsaba, murakoze cyane, Imana ibahe umugisha.